imbere utaza kugwa hasi igira imbere utaza kugwa hasi reka mbasubize telefone nta kibazo mufate hano hasi haramugunguzi suze wowe aho uherereye hose nizere kumeze neza nawe utameze neza uraza kumera neza cyane uyu ni Umutako TV ngiye muri kumwe ni MC Seti ahangaha turi Kaciro ku bitaro aho tugiye guherekeza Jay Paul twishimire Joshua Kabaka ngira ngo murabizi yitabye Imana ku itariki 2 z'uku kwezi kwa 9 akaba rero agiye guherekezwa ahari buze gushyingurwa i Rusororo ngira ngo ni igikorwa kibabaje cyane ibya yes ngira ngo urimo kubibona ahangaha nkuko nari maze kubibabwira turi Kaciro ku bitaro tukaba tugiye guherekeza Shimire Joshua Kabaka Jay Paul nongera kwihanganisha abafana be bose muri rusange n'abanyarwanda muri rusange kubura umuntu nk'uyu umuntu w'intwari yari akiri muto agiye tukimukeneye ngo aheza ni mu ijuru reka twihanganishe umuryango we n'inshuti yabanaga nazo muri rusange n'abafana be uyu ni Umutako TV ndacyari kukubwira ni turi hano Kaciro ku bitaro aho tugiye guhaguruka duherekeza Jay Paul ntabwo twaganira inshuro zirenze 2 live ariko ndibuka yuko zimwe muri message akunda gutanga no gukomera no gukora no kugirira icyizere urimo gukora mu gihe atari mubi ya kandi nubwo utabona inyungu yihuse yuko ushyira ukayibona iyo udacogoye kandi ntuhemuke icyo nicyo kintu ngiye nibukira kuri Jay Paul ya reka tugukomeze kandi dukomeze gukomeza n'umuryango wa Jay Paul no kuba mwitanze mukagera hano mwakoze cyane kandi mukomere namwe murakoze
mwihangane. nk'uko twahoze tubibabwira mwabibonye uburyo twaturutse i Kibagabaga tuvanye umurambo wa Jay Polly i Kibagabaga. Ahangaha turi rero turiwe mu rugo aho yabaga, tukaba tugiye gusezera umurambo wa Jay Polly. Reka rero ndacyakomeza nihanganisha abanyarwanda bose muri rusange n'abafana biwe ndetse n'umuryango wa Jay Polly. Manikomeze imuhiruhuko ridashira, manikomeze imuhiruhuko ridashira, kugira ngo abantu bose bari aho mu kanya tugiye kwakirira Tuyishime Joshua yaratuye nangwa se umwari musanzwe muzi nka Jay Polly. Izi sabu tuvugana akaba yavuye mu mubiri, akaba yaritabye Imana ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2021. Turi mu muhango wo kumwerekeza, turi mu muhango wo kujya gushyingura. Uyu munsi ni tariki 5 z'ukwa 9 uyu mwaka turimo 2021. Ahangaha turi rero turiwe mu rugo, turimo guherekeza umuvandimwe wacu wa Jay Polly. Oh my God, abantu amarira ni menshi cyane, turababaye cyane. kuko urupfu rushobora gutungura umuntu atabyiteguye. Habaho kwezwa no gutungana kwa buri muntu, ndetse twibuka ibyiza mwami mwene data yakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yanjye nitwa Apotre Harerimana Joseph Yongwe. Mwese mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya. Urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike, ibice byaho 4 n'umurongo waho. Ibyo abasinziriye mutababara nka babandi. Umuntu wese hano turamwifuriza kutababara nka babandi badafite ibyiringiro, kuko turaha twese dukwiriye kugira ibyiringiro.
ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ari nako twizeye yuko azazana, Imana izazana na Yesu Kristo ndetse n'abasinziriye muri we bose. Murongo wa 15, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazima tutazabanziriza kuzukana n'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma ijambo ry'Imana tubasobanurira hano, uhereye buri muntu wese agomba kumenya ko urupfu ntabwo rwaremwe n'Imana. Urupfu rwazanwe n'icyaha. Urupfu rwazanwe n'icyaha uhereye mu gihe cy'itangiriro kugera mu byahishuwe. Urupfu rwadutwaye abantu benshi. Urupfu rudutwara abajeni, urupfu rudutwara abagabo, urupfu rudutwara abana batoya, urupfu rudutwara abantu benshi batandukanye mu nzego zitandukanye. Hanyuma uyu mwanditsi wanditse uru rwandiko rw'Abatesalonike ni Pawulo, yakomezaga abantu mu bihe bibi, arababwira ngo twebwe abazima dukwiriye kwitegura kuzagaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Asobanura neza ko hari umunsi umwe abantu bapfuye bizeye bazazukana n'umwami wacu Yesu Kristo. Gupfa wizeye ni ukugira gute? Gupfa wizeye ntabwo bisobanura gupfa uririmba indirimbo za gospel. Gupfa wizeye ntabwo bisobanura gupfira mu rusengero. Gupfa wizeye ntabwo bisobanura gupfa ufite Bibiliya nyinshi. Ni gupfa waravutse ubwa kabiri, warakiriye umwami Yesu n'umukiza, waramuhaye ubuzima bwawe bw'iteka. Kristo azahagarara ku bicu, avuga ijwi nk'irya marayika, avuza impanda, marayika avuza impanda, abapfuye bizeye bose bazuke. Haleluya! Muvuge ngo amen abantu bari hano bizeye ko muzazuka. Abapfuye bizeye bazuke. Abapfuye bizeye ni abantu bizera urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe. Ni abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu Jay Paul avuka mu muryango w'Abakristo, nawe yizeraga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Dukomeze abavandimwe be, dukomeze inshuti, dukomeze abajeni bari hano, tubakomeze tubabwire ko uyu nawe yari uwo mu bizera. Yizeraga urupfu rwa Yesu, yizeraga kuzuka kwe. Hanyuma urupfu rwiwe ntiruduherane, ahubwo abajeni muteraniye aha, abagabo b'imiryango twese abari kurira, turire tubabaye, ariko twibuka yuko umunsi umwe Yesu Kristo azahagarara ku bicu, abapfuye bizeye bakazuka. Biragusaba nawe kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukagira ibyo ureka. Nkeka impamvu twese turi aha turi kurira, umwabaro waturenze, uwo n'ibintu byakomeye, abanyamakuru baje, abantu bo mu nzego za leta bari aha, abagabo, abantu bose bari kurira. Ni amateka ya Jay Paul y'ibyo yakoze. Twibutsa abantu bose bari aha yuko gukora izina biragora. Gukora izina biragora, ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngo akore izina. Byaramugoye, atangirira hasi, akora indirimbo zitandukanye zafashije imitima y'Abanyarwanda, zafashije leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, abajeni bibonyemo, abantu batandukanye bibonyemo. Byaramugoye rero kwandika izina, ariko aho yarageze hari heza cyane. Imana nayo iravuga ngo iramwisubiza. Ntawajya mu rubanza abaza Imana ngo ibi wabikoreye iki, ibi yabikoreye iki. Biravuga Imana ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Iki ni ikibumbano Imana yari yararemye, irakibumba, iracyisubije. Ntawatera Imana amabuye, ntawayivugiriza induru, ntawavuga ko itabaho. Ahagiye rero ni heza, ahagiye ni heza. Abantu bashobora guca imanza, bamwe bakibaza ngo yagiye he, ahandi yagiye hehe. Ariko buriya hagati yo gushira mu mwuka k'umuntu kugira ngo Imana ikure umwuka mu muntu wayo, habamo kumutegura, habamo no kwiyeza. Ubugingo rero bwa Jay Paul, reka tubabwire ko bwazamutse bwageze mu ijuru ku Mana.
uyu munsi muri kurira we ntari kurira, mufite ibibazo bitandukanye iwanyu mu rugo, ndetse ariko ahari yasinziriye, ntari gutekereza umugore asize umugore yakundaga, ntari gutekereza abana asize abana yakundaga, ntari gutekereza umuziki, ubuzima bwe bwari bwarabaye umuziki, ahubwo hari ahantu ahari rero twifuze natwe dutegure ejo hacu hazaza. Wakora gisida mu nzira, urupfu rwaza rukagutungura, turi mu gihe cy'icyorezo, ndetse n'umuntu uraha wese asabwa kwirinda, buri wese agomba gutunganya ubugingo bwe. Soza mbabwira ngo agiye umuryango wari ukimukunze, agiye igihugu cyari kimukunze, agiye abanyarwanda n'abari mu mahanga bari bakimukunze. Nawe rero ejo wagenda, sibyo twifuje, ahubwo tunganya ubugingo bwawe. Pawulo yandikira Tito mu bice 2 aramubwira ngo icyatumye Imana imusigaza ni ukugira ngo atunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibyo usaba gutunganya mu kazi kawe k'itangazamakuru, hari ibyo usaba gutunganya muri famiye yawe, mu gihugu cyawe, kugira ngo ejo nawe urupfu nirugutungura uzabona abarira, uzabona abagutabara, uzabona abavuga amateka yawe. Hari abantu benshi yazamuye mu muziki, hari abo yafashije, hari abo yaremeye, hari amateka afatika, ariko uri hano amateka yawe ni ayaho uyu munsi. Bakwita nde mu ikaritsiye? Muri Nyamirambo bakwita nde? Muri ikaritsiye bakwita nde? Aho ni witwa Kimwamwanya? Aho nturi umuntu uraho gusa wataha bamwe bakavuga bati sitwe twagukira. Iyi nire wisuzume rero, hanyuma nurangiza utunganye ubugingo bwawe, nawe wubaka izina ryawe, wubaka amateka. Twibutsa abari hano rwose, nubwo umubabaro nyine Jay Polly adukuwemo, ariko ni n'ibirori. Ubone kamera zingana gutya, ubone inzego za leta zaje, ni ikikwereka yuko yakoreye igihugu, ndetse twanavuga ko yakoreye abanyarwanda, twanavuga ko ni inshuti y'abakristo, ni inshuti y'amadini atandukanye, ni inshuti y'abanyarwanda, ni inshuti y'abahanzi, ni inshuti y'abajeni. Abajeni mwihangane rero, nimutagwa isari mugatunganya ubugingo bwanyu, impanda ikavuga tuzamusanga mu ijuru. Ntuze guca imanza ngo ntiyagiye mu ijuru, kuko hagati turabizi neza ko Imana yamucyuye mu bwami bwo mu ijuru, kuko yamwishubije tukimukunze kandi tukimushaka. Reka rero dutegura imitima yacu, dusenga Imana, tunasengera urugendo tugiye gukora, twerekeza hariya i Rusororo aho tugiye guherekeza umubiri wiwe, kandi umuntu wese agenda bati mu by'ukuri yatashe, ariko Imana imukoreye ubukwe, yatashe ariko Imana imukoreye ibirori. Hanyuma ahubwo abajeni muraha twese abari kurira, abo mwabanye mumwigireho, mu mateka ye tuzabone Jay Polly w'ejo hazaza. Yadutse Imana nishobora gutwara Yosuwa, Mose yatabonetse Yosuwa, impano zo zizakomeza gukorera mu bahanzi bari hano, mu rubyiruko ruri hano, mu bamukundaga. Ndabizi neza ko bizagenda neza. Dusenga Imana rero muri aka kanya. Nyagasani Imana iri mu ijuru, turagushima ko wishubije Jay Polly twari dukunze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yakoze ibikorwa bitandukanye by'isanamitima byo kunga abanyarwanda, akoresheje ingabire nziza yo kuririmba no gukora umuziki. Yakunzwe n'abajeni batandukanye mu nzego zitandukanye, yakoze umurimo ukomeye muri iki gihugu. Umutwaye twari tukimushaka, umutwaye yaragifite imbaraga zo gukora. Turamusengeye turasenze kugira ngo kumwakira kwiwe, twibutsa abantu bose bateraniye ahangaha, kwibuka yuko igihe kizagera urupfu rukaba rwatungura umuntu uwo ari we wese, maze bihesha uri hano wese kwitegura gutunganya ubugingo bwiwe. Dusengeye umuryango we by'umwihariko, umugore we n'abana, inshuti, ababyeyi, natwe twese aho duteraniye ahangaha, kugira ngo bakomeze umutima waha imbaraga zo kwihangana, maze Mwami ibintu byose birushaho kugenda neza. Turabizi ko uzabana n'umufasha we, turabizi ko uzabana n'umuryango we, turabizi ko hari abantu bagiye kwadukana impano yiwe nziza, kugira ngo bakore mu cyimbo ciwe, maze ibyo yakoraga bibashe gukomeza kwagura igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Turasenze rero uyu muhango mwiza uri gukorwa, uwuyobore
ituze ibe hagati muri twe, umunezero uri hagati muri twe. Urugendo rugiye gukorwa twerekeza hariya i Rusororo, turasabye kugira ngo utugeze amahoro, haba umutekano, umuhango uza gukakorerwa ibyishimo by'ijuru bize kuwamo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho tubyambaje, amen. Arakoze cyane. Nitwihangane twakire State Minister nyakubahwa Bamporiki Edouard. Kandi mbere yuko abantu basezera, murazi ko uyu muvandimwe yari ari mu nshingano ze. Ubwo rero tubanje kumwakira, tuguhaye ikaze nyakubahwa State Minister. Twifuza ko twaguha n'akanya ukadusuhuza ukagira n'ijambo. Abandi nabo mukuru wanyu hano. Mwanyihanganira igihe nk'iki ntabwo byoroha kubona icyo umuntu avuga, ariko Joshua umuhanzi w'umuhanga, abakurambere bacu badusigiye ijambo rimwe tuzajya twifashisha rivuga ko iyo umuntu atabarutse atutira aba yujuje. Rikora muri politike, rikora mu buhanzi, rikora mu bihaye Imana. Iyo umuntu avuye muri uyu mubiri yari afite ibyo agikora ariko atarangije, afatwa nk'urangije kuko umurimo waba awukoze. Uruhukire mu mahoro nshuti yanjye, kandi inshuti y'Abanyarwanda, inshuti y'abahanzi. Inzira ya muntu igira aho irangirira. Icyo dutanze no kugenda mbere, ariko natwe tuzaza muri ubu buryo cyangwa ubundi. Ndihanganisha umuryango, ndihanganisha abahanzi, ndihanganisha abakunzi b'inganzo cyane cyane ya hip hop. Ndabihanganisha cyane. Nta muntu usimbura undi. Icyakora iyo umuntu aducitse muri ubu buryo, twizera ko iyo nganzo ye abandi bazayikomeza kandi bamuzirikana. Nongere gushimira bateguye igitaramo cye nimugoroba kuri televiziyo twakurikiye, cyane cyane urwego ruteza imbere abahanzi, East African Promoters. Ngira ngo igihugu cyacu kimaze kwiyubaka ku buryo ibyo abantu batekerezaga buri gihe ko byakorwa na leta, aba leta aribo bategura ibingibi babikora. Natwe inshingano yacu ikabakomeza kubashyigikira no kubashimira. Umuryango wa Jay Polly, abavandimwe ba bugufi n'abafana be, abari hafi n'abari kure, ndabakomeje. Kandi nk'uko nabivuze, inshuti yanjye Joshua, rest in peace. Ntabwo tuzaha abantu bajya uko bigenda, ariko uko biri kose wari umugabo w'ibyishimo. Ukomeze wishime, igihe nikigera abantu bazabonana niba Imana ariko yabiteganyije. Turagushimiye, uruhukire mu mahoro, warakoze mu gihe cyawe. Arakoze cyane State Minister akiri hafi. State Minister akiri hafi n'abandi bari mu nzego z'ubuyobozi badufashe batangire umuhango wo gusezera. Nibavaho abari mu nzego z'ubuyobozi, turakurikiza abahanzi bakoranye umurimo na Tuyishime Joshua twakunze kwita Jay Polly. Jay Polly niryo zina rye rinazwe ry'ubuhanzi. Nidukomeza kurivuga ndazi ko irinda hari mutanarimenya. Nyakubahwa State Minister n'abandi bari mu nzego z'ubuyobozi, mwadufasha. Ndagira ngo abashinzwe kuduha umwanya wo kusezera abari mu nzego z'ubuyobozi bari hano badufashe gusezera twifashishije nyakubahwa State Minister. Twihangane sabe
abahanzi aho bari babe hafi, ariko umuntu araza gutya asezera kandi tumusaba ko yahita atanga n'umwanya. Mwihangane, uyu muntu mumudufashe, mwihanganisha. Mwihangane. Arega twese ariko nihangane. Abahanzi bagire. Nsabe abahanzi. Mugisha nta kavuyo. Abahanzi aho bari mu bacira inzira baze basezere kandi bahite bakomeza. Urakoze nyakubahwa State Minister. Nsabe baririmbyi baririmbanye na Tuyishime Joshua indirimbo y'Imana bari hafi yegeranya. Baza batugirira neza bakaza gusezera bari kuyiririmba. Mwihangane kandi mwubahirize inzego z'umutekano kugira ngo mudufashe. Nuri hirya iriya araza gusezera, ariko kugira ngo abigereho nuko abasezera bahita bagenda. Mwese murageramo mwibyigana. Mureke twihangane. Umuntu wese, abahanzi basezeye bihangane, ab'inkwakuzi tubasange hariya tugiye gushyingura i Rusororo. Mudufashe kugira ngo n'ubundi n'imodoka zitaza gukomeza kuba nyinshi tuze kurangiza. Mudushyiremo indirimbo ya Jempoli. Mudushyiremo indirimbo zacu. Turabasanga i Rusororo aho tugiye gushyingura. Kandi turabasaba ko icyo gikorwa mugikora kugira ngo n'aba bantu bari hafi nabo baze kudufasha. Dushimira umutekano polisi ikomeje kuduha kandi natwe tuyifashe tuyorohereze. Ndasaba abasezera ko badatinda. Abasezera ntibatinda. Abasezera ntibatinda.
hari icyo mwari mwaragezeho wari warabubanye ugiranye umubano nawe mwegeze kwicarana ahantu mweze kuba hari icyo mwari mwaragiranye na Jay Polly ku buryo wavuga ati yari umuntu wanjye byatari hari projet mwegeze gukora Jay Polly kabisa ubundi yari n'umukunzi wa Kiyovu nuko abantu batari babizi twakunda no gusangira kabisa ahantu hose Kiyovu ubundi yajyaga Jay Polly yabaga hari kabisa. Hanyuma weho wabyakiriye mwihangane mukomere cyane ku mitima ndabizi murababaye ariko isi tubayemo ni gutya imeze nyine imeze tuziri ubutumwa yadusigiye nibyo ngibyo. Emi nyawe kabara tuvugane no gutaseze ya babarira umunota umwe umunota umwe Audio